turabasuhuje bakunzi b'ibiganiro byacu mwe mukunda ubutumwa bwiza tunyuza ku muyoboro wa YouTube Ijuru Ntirikorerwa TV ndetse n'ahandi hagiye hatandukanye mwe tubana kuri WhatsApp group Ijuru Ntirikorerwa twibutsa abantu batari bagera kuri WhatsApp group yacu ko ntago bigoye watwandikira kuri 0784 42 57 tukagushyiraho niba uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda urongeraho kode z'igihugu cy'u Rwanda guteranya 250 karindwi 84 4257 tuzishimira kubana nawe utarakanda subscribe kuri YouTube channel yabikora vuba kugira ngo ibiganiro bicaho umunsi ku munsi bye kujya bimucika. Nge rero muvugana ni Emile Nshimiyimana ndumuvuga butumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana nkabanezezwa cyane no kuba naramenye ukuri kw'iby'Imana yankoreye muri Kristo Yesu bikaba byarankijije nkaba ndi mwisi mfite ibyiringiro bidashidikanywaho ko iwacu ari mu ijuru nkaba nzi ko nta rubanza mfite ku Mana nkaba nzi ko nababariwe kandi byiteka ryose ntago ndi ngenyine ndi kumwe na mwene data nawe ngira ngo ku bantu bakunda gukurikira ibiganiro byacu si ubwa mbere mumubonye kuri channel yacu Ijuru Ntirikorerwa TV ariko kubatamuzi reka bibwire no kuba muzi abasuhuze ubundi twinjire mu kiganiro karibu mwene data. Ndabashuhuje mahoro y'Imana akomeza abane namwe aho muri mu mpande zitandukanye z'isi. Amazina nitwa Karamuzi Jofure nanjye ndumuvuga ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana. Imana ikomeze mu ruhande rwanyu. Arakoze cyane ndumva abasuhuje mu ncamake ariko arakomeza no kubibwira mu kiganiro hashingiwe ko kuri ubu aravuga ko ari umuvuga butumwa bwiza ariko ndagira ngo dutandukanirize ivuga butumwa noneho akora kuri ubu kubera ko na mbere hari indi vuga butumwa yakoraga. Ese ubutumwa ubwiriza kuri ubu nubwo wabwirizaga mbere cyane ko gufite igihe gitoya hano tumara igihe gitoya kuri izi kamera zacu mbere rero hari ibindi wabwirizaga ndagira ngo abadukurikira ugerageze kubaha itandukaniro. Itandukaniro y'ubutumwa bwiza ubu ngubu nsigaye mbwiriza ubundi nigishaga inzira ya Mose ariko nge nkumva noneho hari ukuntu nitandukanyije n'abandi nyine ariko noneho ubu ngubu ndamamaza inkuru nziza yuko Yesu yadupfiriye inkuru ubu ngubu nsangiza abagenzi banjye cyangwa ab'Imana ishoboje gushyikaho ni ukubamenyesha ko hari uwatwitangiye tukabarirwa ibyaha byacu umwizera ko afite ubugingo buhoraho nta gushidikanya. Muri ubwo buryo ubundi nari mfite ubutumwa bw'iterabwoba numva nudakurikiza ibyo Bibiliya ivuga utabona ijuru. Hanyuma nza gusanga naravunitse mu buryo bukomeye ndetse nabo nabwiraga ko bareka ibibi ndetse hariho nanjye ibyo ntari nakaretse kandi mbashishikariza kureka ibibi. Ubwo rero naje gusanga nyine ko nanjye nari narayobye ahubwo ariko ariyo nzira yo kugira ngo Imana izangirire neza nyine mbone ubutumwa bwiza. Kenshi najyaga mbwira abantu ko ngewe ntawambwirije ariko naje gusanga ari ukwishuka ari nacyo kintu cya mbere cyo kwishuka. Nta muntu wayoboka inzira y'agakiza atabonye umubwiriza. Ubwo niyo mpamvu turi aha ngaha kugira ngo natwe tubagezeho ubutumwa bwiza. Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu. Amen. Arakoze cyane umuvandimwe Geoffrey avuze ko yabwirizaga inzira ya Mose. Inzira ya Mose wenda ku batayizi ni inzira yo kwikirisha imirimo ndetse n'amategeko. Umuntu akaba atekereza ko azakiranuka ku gatoya no ku kanini ibyo yabikora neza bikamuhesha kujya mu ijuru. Hari abagabo babiri bavugwa mu byanditswe byera muri Luka igice cya 18 umurongo wa 9 wahagera tugasoma amagambo hari guhera ku murongo wa 9. Luka ibice 18 umurongo wa 9 ngo uyu mugani yawuciriye abiyiringiye ubwabo ko bakiranuka bagahinyura abandi bose. Ati abantu babiri bazamutse bajya mu rusengero gusenga, umwe yari umufarisayo undi yari umukoresha w'ikoro.
umufarisayo arahagarara asengera mu mutima we ati, Mana, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi n'abakiranirwa n'abasambanyi cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri, nanga 1/10 mu byo nungutse byose. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati, Mana, mbabarira kuko ndi umunyabyaha. Ndababwira yuko uwo muntu yamanutse ajya iwe ari we utsindishirijwe kuruta wa wundi, kuko uwishyira hejuru azacishwa bugufi, ariko uwicisha bugufi azashyirwa hejuru. Amen. Aba bagabo bombi baraduha ishusho y'ibyo wari uri kuvuga mu kanya, inzira yo kwikirisha amategeko ariyo nzira ya Mose, ari nayo nzira ya gifarisayo. Ni nako bimeze ko abantu bakiri mu madini cyangwa bari mu madini akenshi bigisha ubutumwa bwiza bereka abantu ko ari ukureka ibyo barimo bibi, ariko kwakira Yesu cyangwa gukizwa. Ntibabigisha yuko kwizera ko Yesu yagupfiriye cyangwa yakubabarira ibyaha byawe ariko kubona ubugingo buhoraho. Nk'ubu ngubu urugero, akenshi na kenshi nakundaga kwigisha abantu umuntu mbese bya bindi twita ko ari ugukiranuka kwacu, maze kumva ubutumwa bwiza naje kumenya ko biriya ari inyungu zacu, ahubwo uko tuzabigororerwa nitubyitwaramo neza, ariko si biriya tuzakora kugira ngo tuzabone ubwami bw'Imana cyangwa tuzabone ijuru. Nk'ubu nabonye muri Yobu 35, ndeka tuhasome noneho kugira ngo umuntu udukurikiye abyumve neza. Yobu 35 duhere ku murongo wa 5, haravuga ngo, itegereze mu ijuru urebe kandi witegereze ibicu biri hejuru uko bigusumba, ngo niba warakoze icyaha hari icyo uyitwaye, kandi ibicumuro byawe niba byaragwiriye nabyo bitwaye iki? Niba uri umukiranutsi hari icyo uyihaye, cyangwa se icyo ihabwa n'ukuboko kwawe ni iki? Icyakora ibibi byawe byababaza umuntu umeze nkawe, kandi umwana w'umuntu gukiranuka kwe niwe kwagira icyo kumarira. Ubwo naje kumva nyine biriya byo twitaga ko ari ugukiranuka kugira ngo tuzabone ijuru, ahubwo ari twe bidufitiye umumaro. Noneho ubu ngubu bimpereza imbaraga zo kubigendamo neza ntafite igihunga, kuko ubu ngubu naje kureba naho ari mu itangiriro aho Uwiteka yabwiraga Kayini ngo niwe wo gutegeka ibyaha nyine, ngo biri tugatikira ku bitugu ku muryango, ngo ariko niwe kubitegeka. Noneho numva mpawe imbaraga zo kugenda uko Imana ishaka, atari uko ndimo gukora ngo nzabone ijuru, ahubwo kuba narizeye Yesu ko ari umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Ubugingo namaze kubuhabwa, ubu nta mpungenge yuko ngo bizagenda bite. Ubundi najyaga nkunda no gusenga nkavuga ngo Imana imbabarire ibyo nakoze nyine ngo bitari byiza. Muri make kandi Bibiliya ikavuga ngo Migani 28:13 ngo uhishe ibicumuro bye ntazagubwa neza, ngo ariko ubyatura akabireka ngo ntuzababarirwa. Rero ukumva wirirwa watura kandi utarabireka, muri make uba utaranababarirwa. Ariko nizeye imbabazi izo Yesu yatugiriye nyine kuba yaradupfiriye ku musaraba. Arakoze cyane. Aho twari duhereye muri Luka, wenda tuhagarutse gatoya, batubwiye rwose umugabo wari inyangamugayo cyane. Urabona ibintu yavuze atakoraga, ubundi koko ni n'ibintu bibi abantu badakwiriye gukora. Noneho ariko yanavuze ibyo yakoraga noneho byiza. Tugarutse hariya gato, urumva aravuga ati, ndagushimiye yuko ntameze nk'abandi b'abanyazi. Urumva nta muntu yanyaga ibye, si umuntu mwiza se? N'abakiranirwa n'abasambanyi nta nakiranirwa, nta nubwo asambana, cyangwa ndetse n'uyu mukoresha w'ikoro. Abakoresha b'ikoro bari abasoresha ba kiriya gihe, noneho rero bakigwizaho n'imitungo, bagasoresha ibirenze, mbese bakagira n'ibyo batwara bikaba ibyabo. Bari abantu rero bafatwa n'ubundi nk'abanyabyaha. Urumva aragaragaza ko uw'ibyaha ntajya abikora, niko ari kuvuga. Ariko si ibyo gusa, si ukudakora ibyaha gusa, arahindukira akanavuga noneho ibyiza ajya akora. Mu minsi 7 hose niyiriza ubusa kabiri. Urumva yoroshye? Mu minsi 7 arabizirikana kabiri ntarye, ntanga 1/10 mu byo nungutse byose. Ariko harimo akenshi hari ukuntu abantu bashyira imbere gutanga 1/10,
cy'ibyo bungutse, hakaba n'abayitanga yewe no mu byo bibye ariko bakumva ko bakiranutse kubera gusa ko batanze 1/10. kandi urebye n'itegeko ryo gutanga 1/10 nta n'uwaryubahiriza burya ngo kwisogi ngo na nyiragasogereza ukurikije uko Mose yabyanditse, burya nta muntu wabasha gutanga 1/10 aba ari ukwiyemera. Noneho urumva ko uyu muntu aragaragaza ko amanota yose ayafite 100%. Naho uwo mukoresha w'ikoro ahagarara kure, ntiyahangara no kubura amaso ngo arebe mu ijuru, ahubwo yikubita mu gituza ati Mana mbabarira kuko ndi umunyabyaha. We yemeye ko ari umunyabyaha, undi we yagaragazaga ko ari mwiza, ariko undi yemerera Imana ko ari umunyabyaha. Uwo rero wemerera Imana ko ari umunyabyaha, bigaragara ko ngo ari we wamanutse agiwe atsindishirijwe. Icyo Imana rero ishaka ku muntu mu yandi magambo ni iki? Ni ukwemera ko uri umunyabyaha, si ukwiyemeraho ko ari ibyo ushoboye ni ukwiyemerera ko uri umunyabyaha, ndetse ko ntacyo washobora na kimwe cyaguhagarika imbere yayo. Uko ni nako kwihana burya Geoffrey. Ni ukuri aho nakiriye Yesu umwami n'umukiza nibwo nabonye amahoro adasanzwe, numva umunezero, kandi ndahangaha kugira ngo n'ubundi nanjye nshishikarize bagenzi banjye amahoro nahuye nayo. Nkuko iki cyanditswe kitubwiye, uwo nguwo wagiye akagaya bagenzi be, nanjye ni muri urwo rwego nari ndimo. Kuba zankurikirana cyangwa basanzwe banzi barabizi, ubu nagiraga amahane ku bintu bijyanye na Bibiliya, kuko naragiye Bibiliya yose narayisomye nyine, numvaga nyine ndi mu murongo nyine, nkumva kandi ndi mukuri, ariko ndimo ndasengera bene data bakiri inyuma batarajya ku rufatiro, kuko barimo barubaka inyuma y'urufatiro, umusenyi uzabikubita. Noneho akenshi na kenshi twebwe abantu bari mu amadini runaka, ikimenyimenyi y'uko nyine umuntu aba atari yakwizera Yesu umwami n'umukiza, ababona idini runaka aribo bari mu buyobe, nabo babona muri mu buyobe, mbese kandi mwese muri mu nzira ijya mu ijuru. Ariko maze kwisanga mubera, numvishe nguwe neza, mbona urukundo ntigeze mbona ahandi. Ubwo rero turaha kugira ngo dusangize bagenzi bacu ubutumwa bwiza. Ubutumwa bwiza butubwira yuko twese twakoze ibyaha, ntitwashyikira ubwiza bw'Imana, kandi kugeza kuri iyi saha n'ubu ngubu umuntu utarizera Yesu umwami n'umukiza aracyari umunyabyaha. Noneho hari abantu bavuga ngo nta mukiranutsi ubaho, kuko batarabyizera nyine, kuko Yesu nyine yabazweho gukiranirwa kwacu nta cyaha yakoze, niko natwe twabazweho gukiranuka kwe nta nicyo twakiranutsemo. Tukiri aho mu Baroma 10 umurongo wa 10 umva ukuntu hatubwira. Abaroma 10 umurongo wa 10 wahageze. Kuko umutima ari wo umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, kandi akanwa akaba ariko yatuza agakizwa. Ubwo yamaze tayari wo wakiranutse. Noneho utekereza umuntu uvuga ko yizera Yesu ariko akanavuga ko ari umunyabyaha, kandi Bibiliya tugaragariza ko umutima ari w'umuntu akabarwaho gukiranuka. Tukiri noneho kuri ubutumwa bwiza mu Baroma, tugiye ku murongo wa 13, ngo kuko umuntu wese uzambaza izina ry'umwami azakizwa. Ngo ariko se bamwambaza bate bataramwizera? Kandi bamwizera bate bataramwumva? Kandi bakumva bate ari ntawabwirije? Kandi bakabwirizwa bate batatumwe? Ubu rero nanjye najya kubwirizwa ariko ntatumwe, nk'uko hariho bagenzi banjye nabo bakijya kubwiriza kandi batatumwe. Rero umuntu wagiye kubwiriza atatumwe niwe muntu uzavuga ngo twakoraga ibi n'ibi ngo mu izina ryawe, ngo abere ngo usigeze kumenya n'inkozi z'ibibi, gukora utahawe umurimo. Ariko ubu ngubu ndizera ko natumwe, kuko namaze kwizera. Naho ubundi nari naritumye. Najyaga nkunda kubwira abantu ngo hari imihamagaro 3, ngo hari uwihamagara n'uhamagagwa n'abandi, ngo n'uhamagawe n'Imana. Ubwo kandi nuko nigishaga kandi abantu bagafashwa, ariko nanjye narihamagaye ko nari ntagasobanukirwa. Ubu rero turahango twagezeho ubutumwa bwiza. Urebye icyo wari uvuze cyo gutumwa nacyo tukigarukaho mu rwandiko rwa 2 Paulo yandikiye Abikorinto ku gice cya 5 umurongo wa 18. Umve umuntu Imana yatumye ruwuhe. Abakorino rwa 2 rw'Abakorino 5:18 haravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduha umurimo wo kuyunga n'abandi. Urumva ko
imana yimaze kwiyunga nawe ku bwa Kristo ibiguhaye amen. Naho umuntu ubwe aracyafitanye n'Imana ikibazo, nawe ubwe aracyavuga ko ari umunyabyaha, aracyavuga ko atazi niba azajya mu ijuru, akavuga ko Imana yamutumye ntabwo iba yarigeze rwose imutuma, kuko ubutumwa bwiza bwagukijije ni nabwo bwira abandi kugira ngo nabo bakizwe nabwo. Ana ijambo rivuga nyine ngo twanaherewe ubuntu kugira ngo dutangire ubundi. Mbese twarababariwe duhabwa ijuru ku buntu, ariko kwari kugira ngo iyo nkuru nziza tunayigeze ku bandi. Urumva rero hariya dusomye mu Baroma 10:10, niba havuga ko umutima ari umuntu yizeza akabarwaho gukiranuka, ariko wowe udukurikira ukaba wumva warizeye Yesu ariko ukaba utari waba umukiranutsi, ntabwo wari wizera Yesu. Icyakora bamukubwiye mu magambo, bakubwira inkuru za Yesu, bakubwira ko yanaguha umugabo, ko yanaguha umugore, ko yanaguha akazi, ariko mu by'ukuri uwizeye Yesu ikintu cya mbere kimuranga ni uko ahinduka umukiranutsi. Mbonereho noneho no kubwira bagenzi banjye, ubundi najyaga nkunda kubwira abantu ngo indirimbo ihindura umuntu wahindutse, ngo ariko ijambo rihindura uwahindanye. Umuntu ashobora kuririmba indirimbo ko azi ibitera ariko tumva ubutumwa burimo. Ubu nk'umuntu akaririmba ngo yambabariye ibyaha atumanerade nyishyuriye ya myenda yose, yambabariye ibyaha atumanerade. Noneho umuntu akamara kuririmba iyo ndirimbo agatangira kwihana ibyaha kandi iyo avuga ngo yababariwe ibyaha, kandi amaraso Imana imbabazi z'ibyaha yakoze. Imana iturengere kandi dutabare nk'uko natwe yatugiriye neza, na bagenzi bacu bagirire neza. Gusa ubu ngubu kenshi na kenshi najyaga njya kubwiriza ahantu nkabona nk'umuntu ibintu akora nshingiye kuri Bibiliya, ubu wenda nk'abazankurikira najyaga ncira abantu urubanza bitewe n'ukuntu ndeba muri Bibiliya nyine, nasoma nkavuga iby'amapantaro, imisatsi n'ibiki byose, ariko buriya si ubutumwa bwiza, ahubwo buriya ni amatiku. Cyane ko twabonye wari umeze nk'uriya mufarisayo, urabona nawe yahagararaga anenga abandi bose, ndetse akanenga n'uwo mukoresha w'ikoro bari kumwe. Ariko icyagaragaye ni uko ahubwo umuntu uri gutunga abandi agatoki, Yesu yaravuze ngo nutunga mugenzi wawe urutoki rumwe, izindi zose zizaba zikureba, kuko icyo uvuga uriya yakoze nawe urakigira. Burya umunyabyaha wese angana na mugenzi we. Hari igihe umuntu ategereza ngo ngende umunyabyaha, ngo ariko ngo bajye bamenya ngo aho mbikorera, ngo ariko ntibamenya aho mbyihanira. Ariko reka mvuge ngo ku Mana uwakoze icyaha kimwe n'ukora ibyaha 1000 bose ni abanyabyaha. Ni nabyo tubivugira muri Yakobo 2:10 ko iyo wubahirije amategeko y'Imana yose ugasitira ku itegeko rimwe uba wayishe yose. Bivuze rero ko wowe ntukwiye kwihumuriza ngo ariko ngewe ngo aribyo ndakora, ngo uri yakora byinshi, ngo ariko nge ngo ndasenga. Oya, niba uri umunyabyaha wo mu rusengero n'umunyabyaha wo mu kabari, bose ni abanyabyaha ku kigero kimwe imbere y'Imana, kandi banakeneye nyine agakiza kamwe imbere y'Imana. Yego. Hano hari icyanditswe kimwe Waroma 5:18 ngo nuko rero ubw'icumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bacirwaho iteka, ni nako icyo gukiranuka cyakozwe n'umuntu umwe cyahesheje abantu bose gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Ngo kandi nk'uko kutumvira Imana k'umuntu umwe kwateye ko benshi baba abanyabyaha, ni naho kumvira k'umwe kuzatera ko benshi baba abakiranutsi. Ubwo rero Yesu niwe wakoze icyo gukiranuka. Ubu abazizera Yesu ko yabapfiriye ibyaha bazaba bahawe gukiranuka kwe, nta rundi rubanza. Noneho hari abantu bishuka batwita nyine ngo abavuga ubutumwa bw'ubuntu, bazi ngo ubuntu nyine ngo ni ugukora ibyaha kwa kundi nyine ngo byose ngo yarabirangije nyine, bamwe bakaba ari muri urwo rujijo bagiyemo nyine. Ariko ahubwo iyo umaze gusobanukirwa iryo banga biba biguhaye imbaraga zo gukorera ingororano ahubwo noneho, kuko biriya byose dukora tuzi ngo turakiranuka, biriya nabyo ubwabyo tuzabigororerwa ukwabyo, kuko ndizera ko ariko Bibiliya inabivuga. Urakoze cyane. Ikindi tukiri n'ahangaha aho rusomye, birumvikana ko umuntu aba umunyabyaha atari uko yabikoze, ahubwo igicumuro cy'umuntu umwe cyateye ko abantu bose bahinduka abanyabyaha. Uwo muntu umwe ni Adamu, kandi nta handi dukomoka hatari kuri Adamu. Icyo Adamu yakoze rero cyamugize umunyabyaha, ariko ngo kinatuma n'abamukomotseho bose bahinduka banacirwaho iteka.
bivuze rero ko Imana yo iba ari umuntu ko azarimbuka ntinabara umubare w'ibyaha yakoze, ahubwo igicumuro cy'uwadamu niyo yatumye abantu bazacirwaho iteka. Ariko Imana ishimwe ko icyo gukiranuka cyakozwe n'umwe ari we Kristo, ngo kizatera abantu benshi none gutsindishirizwa bagahabwa ubugingo. Aha urakoze cyane. Urumva rero umuntu ahinduka umukiranutsi atsindishirijwe, abazweho gukiranuka kwande kwa Yesu. Nk'uko nanone umuntu aba umunyabyaha atari uko yakoze ibyaha, ahubwo ari uko akomoka gusa kuri nde, kuri Adamu w'umunyabyaha. Ariko kuri icyo wari unavuze nanone cy'uko abantu bavuga bati ahari umuntu yizeye ko yababariwe ibyaha bye byose, ko Imana yamwemeye ko ari umukiranutsi ku bwa Yesu ngo yakora ibyaha, nacyo umuntu yakibazaho. Ese niba ubutumwa bwiza bugaragariza umuntu uburyo yaba umukiranutsi ku bwa Yesu, ese ubaye umukiranutsi niwe uba none hari muri pozisiyo nziza yo gukora ibyaha, cyangwa umunyabyaha niwe nyine n'ubundi ukora ibyaha? Urumva umuntu yari umunyabyaha nawe abyiyemerera, anahora abwambirira kubireka ariko bikanga, akaba atakugera rimwe hamya ko ari umukiranutsi. Ari kubwirwa ubutumwa bwiza bwamufasha kumenya uko yaba umukiranutsi, none afite impungenge ko naba umukiranutsi bizamutera gukora ibyaha. Ubwo si urujijo rwa shitani? ubwo nyine nkiri muri bwa butumwa bwo najyaga mvuga, nyine najyaga mbwira abantu nyine ngo nyine ukajya kumva kuva ngo pasiteri ngo yasambanye, noneho nkababwira ngo umuntu agwa bitewe n'aho ahengamiye. Ubwo urumva n'ubundi uwo nguwo yaba ataranizera nabwo aramutse agiye muri izo ngeso n'ubundi. Noneho hari ubundi butumwa nabaga mfite ku bazankurikirana cyangwa abanzi, najyaga numva ko umwana mutoya navuka ari marayika nyine, ko yanduzwa bitewe n'ibyanditswe nabaga mfite nyine, nagoretse bitewe n'uko mbyumva nyine. Hanyuma ku muntu ushobora kuba yari ameze nkanjye, reka muhereze icyanditswe hano kugira ngo yumve ko abantu bose ari abanyabyaha. Zaburi 58:4 ngo abanyabyaha batandukanywa n'Imana uhereye ku kuvuka kwabo, iyo bavutse uwo mwanya bariyobagiza bakabeshya. Ubu urugero, umwana mutoya utangiye wenda nko kumenya ubwenge nyine ashobora kunyara kubiruka ngo wanyaye kuburira ngoya kandi hagitose. Ubwo se bibwiwe nande? Urumva tuvuka turi iki? Turi abanyabyaha. Ariko tugize amahirwe tukamenya inzira y'agakiza cyangwa tukizera Yesu, bya byaha tugira gute? Turabibarirwa. Noneho tugatangira kwambara imbaraga zo kunesha bya bindi, kuko n'ubundi biturimo twebwe. Okay, aho rero urakoze cyane. Arega igiti cyose cyera imbuto zacyo. Ni nk'uko twavutse turi abanyabyaha ku ivuko rya mbere ryo kwa Adamu, tukaba abahanga mu gukora ibyaha bidasabye amashuri yo kubitwigisha. Ni nako iyo umuntu avutse ku ivuko rya kabiri ryo kuri Kristo akaba umukiranutsi, nabwo aba atewemo ubuzima bushya butuma agenda akora n'ibyo gukiranuka bitarasabye kubimwigisha. Buriya Kayini nta muntu wamwigishije kwica, kuko yari we muntu wa mbere wanavutse kuri Adamu na Eva, ariko yishe Abeli. Yabyigishijwe nande? Ntawe. Bivuze rero ko icyaha umuntu arakivukana ariko kikanera imbuto nyine zacyo muri uwo muntu. Iyo umuntu rero yizeye Kristo, ntabwo mu by'ukuri ahindukira ngo ajye gukora ibyaha, kuko abavutse ubwa kabiri ahindutse icyaremwe gishya, n'imibereho ihinduka mishya. Biravuga ngo byose biba bishize, byose bihindutse bishyashya. Aho rero nta mpungenge zikwiriye kubaho. Tugiye no muri Tito mu gice cyaho cya kabiri, Pawulo yavuze ahubwo umurimo w'ubuntu bw'Imana, umurongo wa 11 wahadusomera. Tito igice cya kabiri umurongo wa 11. Tito igice cya kabiri umurongo wa 11. Kadusome mu izina rya Yesu. Kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse. Nkomeze. Butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Watwitangiriye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagirire abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ujye uvuga ibyo kandi ubibahugure, ubahana nk'ufite ubutware rwose, ntihakagire ugusuzugura. None se ubuntu bw'Imana bwigisha gukora ibyaha? Wumvishe uburyo Pawulo abuvuga?
ntabyumvise kandi hari naho yababwiye ngo dukora ibyaha ngo ubuntu busage ngo oya ntibikabeho. Rero abo ni babandi baba bataranizera by'ukuri baba bumva ko babonye amahirwe yo gukora ibyaha. Naho hano arabusobanuye aravuze ngo ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwarabonetse. Umva ikibazo kindi ko bavuga ko turi abanyabuntu ko abantu bakwiye no kutwirinda kandi ubuntu bw'Imana akaba ari bwo buzanira abantu bose bwabonetse. ubwo bivuze ko nta handi hantu umuntu yabonera agakiza atari mu buntu ubwo urwanya ubuntu bw'Imana ariwe ntakijijwe ariko nabo abwiriza nabo yigisha nabo ntibashobora gukizwa kuko ubuntu bw'Imana nibwo buzanira bose agakiza. Ahubwo mwese mu rwego rw'abanyabuntu ni nako bimeze. Abantu benshi barwanya ubwo ubutumwa bwiza baraburwanya ariko aho ngaho noneho ni naho naboneyeho ko rya jambo rivuga ngo bazabarenganya niho naje kuryumvira. Ubu nibwo butumwa bwiza kuko benshi ntago babyumva. Aha rero niho ushobora kujya mu itorero bakanaguca. Ubu ngubu ndizera ko itorero wahagararamo bagusezerera bataguhaye n'imerekeza. Reka urakoze cyane. Bavuze no ko ubwo buntu ari bwo buzanira abantu bose agakiza, sibyo? Kuri icyo turahasurinye ko niba ushaka gukizwa tega amatwi wumve ubuntu bw'Imana, tega amatwi wumve ubutumwa bwiza bw'ubuntu bw'Imana kuko nibwo bwonyine buzanira abantu agakiza. Umve noneho rero 12 ngo butwigisha kureka kutubaha Imana. N'ubuntu nibwo bwigisha abantu kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Urumva ko ubuntu niwe mwigisha, ahubwo wowe muntu wananiwe kubaha Imana nuko ubuntu bw'Imana butari bwakugeraho. Impamvu nuko ubuntu butarabageraho. Icyambere cyarega ubanza no guseba iyo nsinzi y'ubuntu kuko butarabusobanukirwa ukumva uri mu mahoro no mu byishimo. Noneho ubundi wajya kubikora ukumva ko ari Satani wabigukoresheje ariko bibikoze waba ari wo byikoreye. Akenshi na kenshi niyo mpamvu abantu batsindwaga akumva ko ari Satani bimukoresheje ariko ubu ngubu bimaze kumenya ubuntu bw'Imana yakugiriye ukabikora waba ari wo byikoresheje ntago wabeshyera Satani. Urakoze cyane. Icyo twarebaga rero nuko kuntu mu by'ukuri ubuntu bw'Imana butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka twubaha Imana mu gihe cya none. Ubwo ni ubuntu butwigisha kwirinda kose. Hari umuntu uvuga umve ukuntu Satani nawe ari umuhanga ngo hoya ngo utabwira abantu gukora ibintu byiza tubigisha amategeko. Urumva ati ntago babasha kwirinda ibyaha. None se ku buntu bw'Imana Bibiliya ivuze ko ari bwo butuma nibwo butwigisha no kwirinda. Ntago ari amategeko ya Mose atuma twirinda ahubwo ni ubuntu bw'Imana. Bivuze iki? Ahubwo abantu nibumve cyane ubuntu bw'Imana nibwo buzabarinda gukora ibyaha. Arega naho n'ubundi abantu mu busanzwe bazi ko ibyaha ari bibi ariko Bibiliya ivuga ngo nshaka gukora ibibi bikantanga imbere. Bivuze rero ngo mu mbaraga z'umuntu n'ubundi ntiharimo gushobora gukora ibyiza, ahubwo iyo ubuntu bw'Imana bwageze mu mutima w'umuntu bumuha kwirinda. Ahubwo tukira aho ngaho kugira ngo noneho ku bantu bagishikamije umutima kuri Mose cyangwa ku mategeko bumve ukuntu nawe bwe yabihakanye nyine akanababwira ariko batarabisobanukirwa. Mu Gutegeka kwa 2:18 ku murongo wa 15 ngo Uwiteka Imana yawe izabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkanjye ukomotse hagati muri bene wanyu azaba ari we mwumvira. Noneho ku murongo wa 17 Uwiteka aramubwira ati ibyo bavuze babivuze neza, nzabahagurukiriza umuhanuzi umeze nkawe ukomotse muri bene wabo, nzashyira amagambo yanjye mu kanwa ke ajya ababwira ibyo mutegetse byose, kandi utazumvira amagambo yanjye uwazavuga mu izina ryanjye nzabimuhora.
ariko umuhanuzi uzahangara kwihita muzumvira. nawe yabyikuyeho. arega amategeko na Mose niyo yashoboye nawe niyo yashoboye. noneho hano bavuze rero ngo mu gihe cya none dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. urumva ko abo bantu baba bafite ibyiringiro, baba bategereje kuza kwa Yesu Kristo badafite ubwoba. uzi ko umunyabyaha iteka kimukubwira ari uko yumva n'ubundi anatinya no gupfa, yibaza napfa ko azaba agiye kurimbuka. ariko umuntu wagezwemo n'ubuntu bw'Imana aba ategereje ibyiringiro by'umugisha, aba yumva kuza kwa Yesu Kristo ari umugisha, aba yumva ahubwo avuga ngo uzaza ryari, aba yumva ahubwo no kugenda kwe ari amahirwe. Pawulo aravuga ngo kubaho ni Kristo ariko gupfa ni inyungu. mbese yumva ko kugenda kwe ari inyungu kubera ko azi uwasanze kandi azi ko azamwakira n'ibyishimo. urumva rero ko abagezweho n'ubuntu bw'Imana nibo bonyine bafite kureka kutubaha Imana no kureka irari ry'iby'isi, nibo bafite kwirinda bakiranuka mu gihe cya none bategereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo ndetse ari nawe mwami wacu. utameze atyo rero akaba yiringiye amategeko, ikimuranga gusa n'ubuzima bwo gukora ibyaha ahubwo. kandi abo nibo usanga bafite igikarabiro bahora bavuga ati Mana tubabarire, twakoze ibi n'ibi n'ibindi umwanya Satani yatwibagije nabyo bitubabarire. ibyo ni ikigaragaza ko mukiri abanyabyaha rwose. ugasanga iteraniro rimaze amasaha 2 abantu bari kuvuga ibyaha, aho hantu Imana irahaba. noneho ikigeretse kuri ibyo ngibyo, umuntu utarizera nanjye nk'ukuntu nari imeze, nazengurutse mu bantu mushaka abantu ngo bansengere bitewe n'urugamba nabaga ndiho. ariko kubw'amahirwe nari narasomye iryo jambo nyine nkumva nyine ndikomeyeho, nyine byaranafashije n'ubundi mu byo naciyemo byose nyine nakomezwaga n'iryo jambo. ariko nta byiringiro bihamye nari mfite nk'ubu ngubu ukuntu bimeze. kuko nk'ubu ngubu urugero ku muntu ugiye uzakurikira ubu buhamya cyangwa ubu butumwa, umuntu wamaze kugirirwa ubuntu akizera Yesu nk'umwami n'umukiza by'ukuri, ziriya ndirimbo zo mu gitabo nibwo azihishurirwa cyangwa azisobanukirwa. baririmba kubaho ni Kristo no gupfa ni inyungu. ariko ubu naziririmbaga kuko nzi ibitero ariko ntumva ubutumwa. ariko ubu ngubu zisigaye zinezeza. ikindi cya kabiri hariya muri Yohana igice cya 12 ng'icyakora bamwemeye bose bakizeza izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. ngaho ibaze ubwo ngubwo papa wanjye uramuzi? ntago muzi. none ibajije kukubwira ngo mbwira papa ko narwaye, ubwo ngenda narwaye nagiye gushaka umuntu nyine ngansengere, cyangwa mfite icyifuzo nshaka uko Imana igira gute isubiza nyine nkajya kuri umuntu ngo ansengere, ngo mfite ibyifuzo ngo ansengere, abibwira Imana kandi ubu ndi umwana w'Imana. noneho nagiye kureba undi mwana w'Imana ngo ambwirire Imana, ubwo urumva muri make ubu utarabyizera. ariko ubu ngubu ni naho naboneye yahandi yose yavuga ngo nimusenge mukavuga amagambo menshi muyasubiramo. ubu narasengaga yanashireho nkujya ngashaka yandi. ariko ubu ngubu biroroshye, ni ukubwira Imana nk'ubwira umubyeyi. ariko aho Yesu abivuga yaravuze ngo ntimugasenge muvuga amagambo menshi muyasubiramo nk'indyarya. aho gantu niko nashaka kuvuga. umurongo wa 5 mu gice cya 6 cya Matayo niho Yesu yabivuze. 5 ngo nimusenga ntimukamere nk'indyarya kuko bakunda gusenga bahagaze mu masinagogi no mu nzira ngo abantu babarebe. ndababwira yuko bamaze 7 niho bivuga. namwe nimusenga ntimukavuga amagambo muyasubiramo hato na hato nk'uko abapagani bagira, bibwira ko kuvuga ari byo bituma bumvira. abo ni abapagani ari naryo ndyarya. ariko se ko nabo nabonye niriwe nasenza ubu ngubu imisozi yose basengeraho uwo ntazi ngira ngo n'uwo ntamenye. Imana itabara abantu bari Kanyarira, bari za Kizabonwa, bari Samatare, bari Horebu, bari ahantu hatandukanye. Imana ibagenderere uko buriya n'ubuyobe nabwo. ikindi cya kabiri ubu nabaga mfite kwizera gukomeye. ubuzima kazi najyaga mbitekereza iby'akazi, sinzi uburyo Imana ari kuzakazana. reka mu bantu batasengeraga akazi n'uwakandangiraga numvaga gaciriritse, numva kandi nkagenda kujyasha ngo gukereje gutegera, mwumva izamereza gakubya kabandi bakoze kera. wumve habakirimo ubwibone, hakirimo mbese
Imana itabara abantu bameze nkanjye nk'uko nari meze. ariko urumva hari ikintu dusurinye kuri uyu murongo wa 7 ni uko abo bantu basenga basubiramo amagambo ari abapagani, sicyo twemeranijwe. Ariko hanze aha bavuga ko aribo bantu ahubwo bazi gusenga, ko aribo bakozi b'Imana basizwe amavuta, ndetse nibo basengera n'abandi. Ariko abo bantu basenga bavuga amagambo menshi bayasubiramo, icya mbere ni indyarya, icya kabiri tunabonye ko abo bantu ari abapagani, ntabwo bizera. Ahubwo ikindi nabwira bene data badukurikiye ni uko abantu Bibiliya hariya avuga ngo yari umunyadini cyangwa ngo yari mu idini, bo barabyitiranya, bazi ngo abanyadini ni abaporoso, abakatolika n'hariya amatorero, ayo bita amatorero yose, hariya yose ni amadini. Kubera ko batwereka ko nuza Koroneliyo ngo yari umunyadini, yubaha Imana, akora ibyo gukiranuka nk'uko nanjye nari imeze. Nanjye nari umunyadini, nakoraga ibyo gukiranuka ariko siko gukiranuka. Ibyo nkora numvaga ko ari ugukiranuka, nirinda ibibi ariko nyine numva ko ndimo gukiranuka, ariko nari ntarizera Yesu. Hari abantu bo gukora ibyo gukiranuka birinda n'ibibi ye bafasha n'abandi bose, ariko batarizera Yesu umwami n'umukiza. Kandi ubwo ngubwo baracyari abapagani imbere y'Imana cyane, nta n'ibyiringiro bafite by'ubugingo buhoraho. Ariko turashimira Imana cyane ko ubutumwa bwiza buracyavugwa. Kandi wowe uduteze amatwi uri no kutureba, turagira ngo tugusabe ko nk'uko ijambo rivuga ngo uyu munsi niwumva ijwi ry'Imana ntiwinangire umutima. Geoffrey turamushimira Imana ko Imana yamukoze ku maso ndetse no ku matwi y'umutima, akaba areba kandi akaba yumva. Kuri ubu nawe yahamya ko igitangaza cyamukorekeyeho kandi kiruta ibindi bitangaza byose bibaho. Turashimira Imana rero uko natwe niko twagenjerejwe, ariko tunashyirwa ku mutima ko dukwiye kuvuga ubutumwa bwiza kugira ngo n'abandi benshi cyane baruhukane natwe, bagirirwe ubwo buntu bw'Imana, batunga amahoro n'umunezero, babeho babanye n'Imana amahoro, kandi banazi ko nibava no ku isi mu by'ukuri iwabo ari mu ijuru. Ndibwira ko utagishidikanya ko iwanyu ari mu ijuru. Ntabwo nyibishidikanyaho kabisa. Kuva umunsi noneho nizera niwe munsi numvise ko nageze mu ijuru. Ubu ngubu ni amahoro masa. Nibyo twabaganirizaga rero, tunabaha n'ubuhamya bwa mwene data nawe Imana iruhuye mu minsi ishize, kandi tushimira Imana ikomeje kuruhura benshi hirya no hino ku isi. Tubararika kugira ngo mukomeze kubana natwe, mu kandi subscribe ku batarabikora, muze kuri WhatsApp, tubashyire kuri WhatsApp group. Dusubiremo nimero navuze kare gitangira, ni 0784 42 57. Nimba uri hanze y'igihugu urashyiraho kode z'u Rwanda n'akamenyetso ko guteranya 250 7 8 4 42 ngwino ubane n'abandi, usangire natwe ijambo ry'ubutumwa bwiza, usangire natwe imigisha itarondoreka ibonerwa muri Kristo Yesu. Reka dusoze tubashimira cyane, dushimira n'Imana yadushoboje gutambutsa iki kiganiro, tuvuga tuti amahoro y'Imana abane n'abizera Yesu Kristo bose none n'iteka ryose. Amen. Murakoze kuba dukurikiye cyangwa bazadukurikira. Imana y'amahoro izabahereza imbaraga zo gusobanukirwa no gufata umwanzuro ukwiriye. Imana ikomeze ibe mu ruhande rwanyu. Murakoze.